ahubwo kundasimira inzego z'umutekano za polisi y'u Rwanda ndashimira ingabo z'igihugu zabigizemo uruhare kugira ngo amushakishe n'imvorere mbi yari umugome mubi muri la tete ye n'ignorance mu gifaransa yabenerejansi ntabwo aba yaratwiciye umwana yabenerejansi ntabwo aba yaratwiciye umwana c'était nejansi ubwo apfana n'imvura igiye kugwa ubwo apfana n'imvura irakugwa tumutwitse ntabwo twamushyingura turumva tutamushyingura ahubwo twumva bamutwitse. Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Kigali 500 TV, twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu. Turi mu murenge wa Kiziguro, ni mu karere ka Gatsibo ahazwi nko ku Gishinwa, na hakomeje kuvugwa urupfu rw'umugabo witwa Zirimwabagabo Ildefonsi uri mu kigero cy'imyaka 46 uzwi ku kazina nk'Akamana. Uti urupfu rwe rwamenyekane rute rero? Ni nyuma yuko ahangaha turi n'ubundi mu minsi yashize ahangaha ku Gishinwa hamenyekanye urupfu rw'umugabo witwa Ndarihoranye waje kwicwa akaswe umutwe, hanyuma mu gihe iperereza ry'inzego z'umutekano ryakomeje rishakisha uwaba yaramukase umutwe, ni nako kuri uyu wa gatatu baje gufata uyu mugabo Ildefonsi uzwi ku izina nk'Akamana, aza no guhitsa yemerera ko ari we wishe uyu mugabo Ndarihoranye. Yakomeje abwira inzego z'umutekano ko yamwishe ubwo bari bahuye avuye kwiba, ndetse agatinya ko azamutanga ko avuye kwiba, dore ko uyu mugabo Ildefonsi yari iruharwa mu bujura ndetse no kwiba ahantu hose hagiye hatandukanye. Nako rero baje guhura atekereza ko azamutanga ko avuye kwiba, ahitamo kumwica ndetse amwica amukase umutwe. Ni mu gihe rero ahangaha abaturage bari mu gahinda gakabije cyangwa gase gakomeye bitewe n'urupfu rw'uyu mugabo Ndarihoranye wishwe akaswe umutwe. Hanyuma ni nako rero iperereza ko ryakomeje gukorwa, baje gufata uyu mugabo kuwa gatatu ndetse agahita anabyemerera, avuga ko yamaze kumwica ndetse akanamwiba telefoni ntoya yari afite nayo akayigumana, nayo iri mu byatumye iperereza riza koroha kugira ngo uyu mugabo afatwe. Hanyuma rero nako kuri uyu wa mbere polisi yamuzanye aho yiciye uyu mugabo kugira ngo agaragaze bimwe mu bikoresho yakoresheje yiciye umugabo ndetse naho yamwiciye bwite. Akijya kuhagera yaje gusimbuka imodoka atangira gukina biroko, ndavuga kwirukanka. Hanyuma inzego z'umutekano polisi nazo ntizamurebera ijisho, azaje kumurasaho urufaya aza kuhasiga ubuzima. Tuganira na bamwe mu baturage bo muri uyu murenge bakomeje gushima inzego z'umutekano ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bavuga ko bari mu kazi ndetse bishimiye ibyo bakoze, cyane cyane bishimiye urupfu rw'uyu mugabo Kamana wari umaze kubazengeza kandi wabateye agahinda katari gakeya. Ndeka mbareke mwiyumvire rero bimwe mu byo mu baturage twari kumwe. Ariko byari saa 9 numvisha isasu, ndongera numva irindi, narindimo ndimo gusenga, ndagoma ndasenga, ngeze aho ndatuzi rya gatatu ryavuze narangije gusenga. Ariko Mana nashimye Imana, nayo byari byo ngira ubwoba, ariko nkangutse maze kumva bari hanze birukanka, nanjye ndiruka nanasohotse ntambaye, ariko umuntu arambwira ati subirayo, umugore wa Gitego ati subira mukecuru urahindurije, no yiwishe Ndarihoranye ngo arabonetse. Nukuri ikintu nishimye Imana, narije mfite ikibuye ngira ngo nze kukimukubira, nsanga araryamye. Uriya muntu aryamye hariya yapfuye, tumenya amakuru ko ari we wishe wa wundi baciye ijosi. Ariko agahinda dufite, ubonye nawe iyo bakuraho ijosi rwose, ariko ibyo ari byo byose barikuraho batarikuraho, ikizima nuko yapfuye. Rwose Imana ihabwe icyubahiro, dufite ubuyobozi bufite gahunda. Turashimira inzego z'umutekano zamufashe akaba abonye igihano nka kiriya. Nukuri pe. Iyi nkuru twayakiriye neza, twishimye cyane, ubu turi kubyina itsinzi hatwa abaturage twari dutuye ahangaha. Turishimye cyane rwose kuba umugizi wa nabi wishe mugenzi wacu amumenesheje amaraso, nawe bakaba bamumenesheje andi. Turashimira leta y'ubumwe n'umutekano ko bari mu kazi rwose. Kumuhoza Chantal mu mudugudu w'Isangano, akagari kagakomeye, umurenge wa Kiziguro. Uriya muntu yaraduhemukiye, yaradufungishije, abantu barabafunze yereye ku murongo. Nanjye narindi mu bantu bashakwaga,
yuko ngo nacumbikiye igisambo, hari umuntu nari ncumbikiye mu rugo bakajya bavuga ko ari we wamwishe, bakavuga yuko byanze bikunze uwo muntu nari ncumbikiye ari we wamwishe, ariko birangiye tutabibonye, kereka nimba wenda nawe hari uko abyihisha inyuma. Rero nta mpamvu yo kumushyingura, twe ntayo dufite. muri mu mushyingure twe turumva tutari bumushyingure, ahubwo twamutwika tukareba ibindi bintu tumukorera, ahubwo reka tujye gutera imyaka. Ikintu nicyo cyabashobora, kubera ko ubwicanyi ntago ari akarere ka Gatsibo gusa, n'utundi turere tugenda tubyumva ku makuru. Iyo bigenze gutyo rero, iyo bamufashe bakamuzana nawe bakamushyiraho yashyize undi ngakebugerewemo, nawe akugeremo mugenzi wawe nawe kugomba kugererwamo. Yahemukiye abana bagira imfubyi, afata umubyeyi amugira umupfakazi kandi ari mugenzi wacu. Byaratubabaje, ntabwo byadushimishije. Leta y'u Rwanda iragahoraho, ubutabera turabushimira, abamufashe turabashima, n'abamuzanye bakamushyira hariya turabashima ibyo bakoze. Imana ijya ibongerera imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi. Inzego z'umutekano barawukora neza rwose, 5 kuri 5. ubwo apfana n'imvura igiye kugwa, ubwo apfana n'imvura iragwa, reka tumutwitse. Ntabwo twamushyingura, turumva tutamushyingura, ahubwo twumva bamutwitse. Tuganira n'umugore wa Ndarihoranye wari wishwe akaswe umutwe, avuga ko byamutunguye kusanga ari umuturanyi we bwite baturanye munsi y'urugo wamwiciye umugabo, ariko bakaba bahoraga bavugana ariko bamwihishemo, nta makuru na make yari afite, ariko akibaza impamvu batigeze bamutabara ku rupfu rw'umugabo we, kuko umunsi wo kumushyingura cyangwa se umugabo we yapfuye ntibigeze bahagera, yaba we ndetse n'umugore we ntibigeze bamugeraho. Ariko uyu mugore yakomeje kubana n'aba ngaba baturanyi be, ndetse akajya ajyayo, anatungurwa nuko ejo bundi yaranariyo, ndetse bamuhereye umwana igikoma, ariko nta na kimwe yarabiziho ko ari bo babyihishe. Umuturanyi araje arampamagara ati mama Robert byuka, ati wa muntu wishe umugabo we bamwishe. Reka nturambeshe. Ngeze hanze mbona n'undi ku muhanda amanutse yirukankaje kumpa amakuru. Ubwo mabukwe twari twararanye mu nzira, arambwira ati numvishe saa 9 amasasu avuga. Ngira ngo nabyumvishe narabashije gusinzira, ariko ndishimye. Umugabo yaratuye munsi y'urugo rwanjye, ntabwo yigeze aza kunshingurira. Turaturanye, twahanaga ibikoresho nk'umuturanyi, nta nubwo nari nzi ko afite buriya bugome bumeze kuri ye. Arangira anyicira umugabo, yari umuturanyi utuye hepfo yanjye, nta rundi rugo ruhari, nirwo rwonyine ruhari, ariko ntigeze anshingurira, ntigeze ahakandagira. N'umugore yari atarangirira mu rugo kandi ari umuturanyi. Ndabashimiye, leta y'ubundi ndayishimiye kuko iramporeye, ndumva nishimye. Ariko nanone ngo watunguwe no gusanga umuturanyi wawe wari warakwiciye umugabo. Byantunguye. Watunguwe n'iki? Nuko ari we wamwishe kandi yari umuturanyi. N'ejo bundi nari ndiwe nicaye tuganira, bamera n'umwana igikoma ngiye kwahirira inkwavu. Ntabwo nari nzi ko afite ubugome bumeze kuri ye. Hari amakimbirane se yandi mwari mufitanye y'umwihariko? Yari umuturanyi, cyokora yibaga. Ayo makuru yatuyamufiteho, burya bahumaga bamuhondagura, bamutorokesha n'igihe agiye mu mutaravayo, kubera ubugegera yari afite. Baramusenyeye aho yaratuye arakwiriye. Hari hashize igihe kinini afashwe cyangwa bari bamufashe muri iri joro? Bamufashe ku wa 3 nijoro. Bakunda simira inzego z'umutekano za polisi y'u Rwanda, ndashimira ingabo z'igihugu zabigizemo uruhare kugira ngo amushakishe. Nemvorera imbi, yari umugome mubi, muri la tete n'ignorance mu gifaransa. Yaba intelligence ntabwo aba yaratwiciye umwana. Yaba intelligence ntabwo aba yaratwiciye umwana. C'est intelligence. Ubwo apfana n'imvura igiye kugwa, ubwo apfana n'imvura iragwa, reka tumutwitse. Zamufashe akaba abonye igihano nka kiriya. Nukuri pe. Iyi nkuru twayakiriye neza, twishimye cyane, ubu turi kubyina itsinzi, natwe abaturage twari dutuye aha ngaha. Turishimye cyane rwose kuba umugizi wa nabi wishe mugenzi wacu, amumenesheje amaraso, nawe bakaba bamumenesheje andi. Turashimira leta y'ubumwe n'umutekano ko bari mu kazi rwose.